Ya bene data bakundwa, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nongeye kunezezwa no kubasangiza iri somo ryerekeranye n'umwuka w'umuntu, kuko nyuma yo kugaragaza neza uburyo umuntu ari ubugingo buzima, nifuje noneho kuvuga ku byerekeranye n'umwuka w'umuntu. Kandi tuvuga ku mwuka w'umuntu nyine ni ukugira ngo tubashe gutandukanya umwuka w'umuntu n'umwuka n'Imana nk'umwuka, cyangwa se n'umwuka w'Imana, ndetse n'imyuka nk'abamarayika, kimwe n'imyuka mibi y'abadayimoni nyine yindi. Turavuga rero ku mwuka w'umuntu, kandi rwose nk'uko Bibiliya bigaragaza neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma mu gice cya 8 n'umurongo wa 16, hari amagambo agira ati umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Mbese umwuka wacu n'umwuka w'Imana hari ukuntu bihamanya. Umwuka w'Imana uhamiriza umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Bivuga ngo uyu muntu ari we bugingo buzima. Ubwo bugingo bufite igice cyitwa umwuka, maze muri uwo mwuka, muri icyo gice cyitwa umwuka, turaza no kubona uburyo uwo mwuka ahandi ugereranywa n'umutima, uvugwa nk'umutima. Ariko turavuga umwuka, kandi umwuka wa muntu dushaka kuwutandukanya n'indi myuka. Turawutandukanya n'umwuka w'Imana, tuwutandukanye n'umwuka nk'abamarayika, ndetse n'indi myuka mibi nk'abadayimoni n'ibindi n'amajini. Sinzi, hari imyuka mibi n'ingeri zayo, ariko hakaba n'umwuka w'Imana ndetse n'ibindi biremwa by'Imana byitwa abamarayika, ariko nabyo bikitwa imyuka. Turavuga umwuka w'umuntu rero. Kuko twabibonye, ntabwo umuntu ari umwuka rwose. Iki ngiki kugeza amagingo aya ngaya ntawe uramvuguruza, kandi si jyewe yanavuguruza, ahubwo yabavuguruza Bibiliya, kuko nta hantu na hamwe Bibiliya igaragaza ko umuntu ari umwuka. Nyamara ivuga ku bijyanye n'abamarayika ho, Bibiliya igaragaza ko abamarayika ari imyuka. Ariko yavuga ku bantu, nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza ko umuntu ari umwuka. Ahubwo iteka Bibiliya igaragaza ko hari ukuntu Imana yashyize umwuka mu muntu. Bivuga ngo uwo muntu ari we bugingo buzima, yashyizwemo umwuka, afite igice cy'umwuka. Muri ubwo bugingo harimo umwuka. Ariko kandi tuvuga umwuka, ntabwo tuvuga uyu mwuka wera duhabwa tumaze kwizera. Ndi kuvuga umwuka wa muntu. Umwuka wa muntu yashyizwe mu muntu rwose. Dusome muri Yobu, reka dusome muri Yobu igice cya 32 ku murongo wa 8. Yobu 32 ku murongo wa 8 haragira hati, ariko mu bantu harimo umwuka, kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Ngo ariko mu bantu harimo umwuka. Urumva, mu muntu harimo umwuka. Mu yandi magambo, mu muntu harimo umwuka, cyangwa se mu yindi mvugo, mu bugingo buzima bw'umuntu harimo umwuka. Kuko inyamaswa nazo zigira ubugingo. Mvuze ubugingo gusa, mvuze ngo mu bugingo harimo umwuka, ntashyizeho ubugingo bw'umuntu, ntabwo byaba ari byo. Kuko inyamaswa nayo igira ubugingo, ariko ikintu itagira ni umwuka. Inyamaswa yo ntabwo igira umwuka, ariko mu muntu harimo umwuka. Ariko uwo mwuka kandi dukomeze duce akarongo kuri uwo mwuka, kuko ni umwuka wa muntu, wa kimuntu turi kuvuga. Atariko mu muntu harimo umwuka, kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kujijuka. Mu gifaransa haragira hati, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence.
Mais en réalité, dans l'homme, virgule, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant, virgule, qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, hariho ibintu Bibiliya y'igifaransa yagiye isa naho ikomatanya. Yo ivuga umwuka, l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, cyangwa se impumeko yishobora byose. Donc hari umwuka, hari impumeko yishobora byose. Mu gifaransa bagaragaje ko ari byo bitanga ubwenge. Reka tujye mu giswahili twumva uko havuga. Mu giswahili haravuga ngo iki? Haraja ngo lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi za Mwenyezi Mungu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Mu muntu harimo umwuka. Mu muntu harimo umwuka. Ntabwo umuntu ari umwuka, ahubwo mu muntu harimo umwuka. Sinzi babandi batsimbarara bavuga yuko umuntu ari umwuka ngo ufite ubugingo ukaba utuye mu mubiri. Rwose kugeza amagingo aya ngaya nabo ubwabo umutima wabo urabahamiriza yuko ibyo bavuga ari ibintu bumvanye abandi gusa, ariko batigeze babyisomera mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya. Ahubwo icyo Bibiliya ivuga ni ikigaragaza neza ni uko mu muntu harimo umwuka. Mu muntu harimo umwuka. Reka tujye mu Cyongereza naho turebe. Okay, Cyongereza haragira hati, but there is a spirit in man, but there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty gives them understanding. The inspiration of Almighty. Kandi abongereza bo rwose babivuze neza. Uyu mpumeko wagira ngo n'uyu mwuka nyine Imana ngo yacishije mu mazuru y'abantu, ariko ahangaha iyi inspiration ni nk'ihishurirwa cyangwa se ni nk'ihishurirwa Imana itanga, ari naryo ritanga ubwenge. Mu gifaransa barabyise ngo ni souffle du Tout-Puissant. Souffle du Tout-Puissant, mu giswahili babyita pumzi ya Mwenyezi, souffle du Tout-Puissant, pumzi ya Mwenyezi. Ibi ngibi ugarukiye ahangaha mu Kinyarwanda babyise iki? Banza ari impumeko. Kasubire mu Kinyarwanda ndebe uko babyise. Kandi guhumeka kwishobora byose. Ngo kandi guhumeka kwishobora byose. Urumva hari ukuntu bitumvikana neza nk'uko mu Cyongereza babivuga. And the inspiration of the Almighty gives them understanding. Ni ukuvuga ngo iyi mpumeko, inspiration y'Imana niyo iha abantu ubwenge. Ni nk'ihishurirwa mbese riturutse ku Mana, noneho rigahabwa umwuka w'umuntu. Uwo mwuka w'umuntu noneho ukagira ubwenge. Urumva rero ko mu muntu harimo ubwenge. Bambe mu muntu harimo umwuka. Ariko ntabwo umuntu ari we mwuka. Bibiliya igaragaje ko mu muntu harimo umwuka. Reka tujye no mu mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7. Haragira hati, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Urumva Imana yahaye umuntu umwuka, nyamara umuntu yaremwe mu mukungugu. Umuntu ubwe yaremwe mu mukungugu. Noneho
ahumekerwa mu mazuru umwuka w'ubugingo, noneho wa muntu ahinduka ubugingo buzima. Muri ubwo bugingo buzima rero Imana yashyizemo umwuka w'umuntu. Muri ubwo bugingo buzima Imana yashyizemo umwuka w'umuntu, ari nayo mpamvu umuntu aza kugaragara afite ibyo bice ko ari bitatu: igice cy'umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. Ibyo turaza kubibona neza mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Itesalonika abifuriza kugubwa neza muri ibyo bice byose ko ari bitatu. Reka dusome muri urwo rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Itesalonika igice cya 5 ku murongo wa 23. Haragira hati: Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ati Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ngibyo ibice bitatu bigize umuntu. Ubugingo buzima, nk'uko nabivuze muri audio ya mbere, ubugingo buzima ni ubufite umwuka bukagira n'umubiri. Pawulo arifuriza abantu kwezwa, haba mu mwuka, haba mu bugingo, haba no mu mubiri. Reka dusome no mu zindi ndimi kugira ngo twumve niba wenda ibi bintu hari aho bitandukaniye. Mu rwandiko mu gifaransa haragira hati: Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ibi bintu uko ari bitatu pardon ibi bintu uko ari bitatu bigomba kwezwa. Hari ubugingo, hari umwuka, hari n'umubiri. Mu Kiswahili bavuga ngo iki? Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Urumva, nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Nafsi zenu, nafsi n'ubugingo, roho n'umwuka, mwili n'umubiri. Mu Cyongereza haravuga ngo iki? And the very God, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Urumva mu Cyongereza naho barabigaragaza neza. Baragaragaza ikintu cyitwa spirit, ari wo mwuka, ikintu cyitwa soul, ari bwo bugingo, n'ikintu cyitwa body. Ati ibi byose birarindwe bitariho umugayo kugeza kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva, uwo niwe muntu. Ni umuntu ufite ibyo bice byose ko ari bitatu. Uwo niwe muntu muzima. Afite umwuka, afite ubugingo, afite n'umubiri. Aya magambo rero turaza kuyahuza
turaza kuyahuza n'aya ngaya yo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ndashaka gusoma mu Befeso niba ari igice cya 5. Reka nze ndebe mu Befeso hari amagambo nashakaga we. Mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 24 ndahasoma, ariko umurongo nshaka ni kuri 23. Kuri 20 haragira hati: ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Murongo wa 23 wagize uti: mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Bakundwa, ubwenge bw'umuntu buba mu bugingo bwe, ariko kandi ubwo bwenge bukagirana isano n'umwuka w'umuntu. Mbese ibi bintu ni ibintu bidashobora gutandukanywa, nubwo sinzi uwo nigeze kumva ahakana avuga kabisa ngo biratandukana, ngo umwuka n'ubugingo ngo n'umubiri ni ibintu ubasha gutandukanya kabisa ukabishyira hariya. Kimwe kibasha kujya mu ijuru, ikindi kigasigara aha, ikindi ibintu ni ibitekerezo gusa rwose. Umwuka w'ubwenge, urumva, ni ibintu udashobora gutandukanya. Ubugingo n'umwuka, uretse ijambo ry'Imana gusa niryo Bibiliya yagaragaje ko rifite ububasha bwo gutandukanya ibyo bintu: umwuka, ubugingo ndetse n'umubiri. Nabivuze ngira ngo muri audio ya mbere, reka ne kubitindaho. Tujye mu zindi ndimi twumve. Mu Gifaransa baravuga ngo à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ni ukugira ngo uhinduke nyine mu mwuka w'ubwenge bwawe. No mu Kinyarwanda rwose niko byavuze. Mu Giswahili bakagira bati: namufanywe wapya katika roho ya nia zenu. Namufanywe wapya katika roho, muhindurwe bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, katika roho ya nia zenu. Nia ni hahandi nyine haba imigambi, handi haba imigambi, hakaba ibyifuzo. Mbese umwuka waho sasa ugomba guhindurwa mushya, kugira ngo uyungurure ibitekerezo. Ugomba gutekereza, apana gutekereza ibintu bipfuye, utekereza ibintu bizima. Urumva, niyo mpamvu rero ijambo rya Kristo rigomba kuba muri twe rigwiriye, kugira ngo tugire nyine ya mitekerereze, tugire kwa gutekereza kwa Kristo. Kandi mu Cyongereza uko babivuga, Cyongereza baragira bati: and be renewed in the spirit of your mind. And be renewed in the spirit of your mind. Ni ukuvuga ngo uhindurwe mu mwuka w'ibitekerezo byawe, ari nabwo bwenge bwawe nyine. Ko burya umuntu uko atekereza niko aba ari. Niba ubwenge bwawe bucuramye, n'ibitekerezo byawe urumva nyine ukuntu bizaba bimeze. Urumva rero ibyo byose ni ibintu biba mu bugingo bw'umuntu. Ubwo bugingo bw'umuntu rero bufite umwuka. Uwo mwuka niwo usabwa kugira ngo uhindurwe mushya. Tujye mu rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto. Kwandika rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 7. Dusome ku murongo wa mbere, hagira hati:
nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo twasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Noneho hano aho kuvuga umwuka bavuze umutima, bavuze umubiri n'umutima. Ngo twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Reka tujye mu Gifaransa twumva uko havuga. Aragira ati, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mu Gifaransa rwose biraryoshye. Ayant donc de telles promesses, ubwo dufite ayo masezerano, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Twiyezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umwuka, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mu Giswahili, katujye mu Giswahili. Aragira hati, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ahangaho rwose mu Giswahili ndumva harimo akantu k'akarusho. Ngo kubera ko dufite ayo masezerano, twiyeze ubugingo bwacu, tweze ubugingo bwacu, twezeho ubugingo bwacu umwanda wose w'umubiri n'umwuka. Bari bandoga, ariko navugaga ko mu Giswahili harimo akantu k'akarusho, kuko ho baragaragaza neza ibi bintu uko ari bitatu: ubugingo, umubiri ndetse n'umwuka. Baravuga bati, twezeho ubugingo bwacu imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umwuka. Mu Cyongereza bakagira bati, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Mu Cyongereza naho bigaragaye neza yuko imyanda yose, yaba iy'umubiri ndetse n'iy'umwuka, igomba kutuvaho. Imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umwuka igomba kutuvaho. Uyu mwuka rero, ariko se umwuka, aba bavuga ko bera nk'Imana mu mwuka, uyu mwuka kandi urasabwa kwezwa gute kweri ko nacyo ari ikindi kintu? Ariko reka ne kugitindaho, icyo ngicyo nabo n'abagabo imitima yabo irabashinja ko izo bavuga nta shingiro bafite mu byanditswe byera kabisa. Kuko niba dusabwa kweza imyuka yacu kandi ngo yera nk'uko Imana yera, urumva ubwabyo ni ikibazo. Ariko reka twikomereze. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorintho igice cya 6:20 haragira hati, kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Wapi mu Kinyarwanda hari izo basimbutse, hari ibyo batavuzemo kabisa. Reka tujye mu Gifaransa twumva uko havuga. Ngo, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Urumva mu Gifaransa ko bavuga ngo ubwo twaguzwe igiciro, duhimbaza Imana rero mu mibiri yacu no mu mwuka wacu by'Imana, cyangwa se byeguriwe Imana, cyangwa se by'Imana.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ni ukuvuga ngo ari umubiri wacu ari n'umwuka wacu byose ni iby'Imana. Umubiri wacu n'umwuka wacu byose bihimbaza Imana. Kubera iki? Kuko ari ibyayo. Reka twumve mu Giswahili naho niba havugaga hati, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Igiswahili nacyo cyavuze nk'ikinyarwanda, cyarahinnye rwose kimira amagambo amwe. Reka turebe mu Cyongereza naho uko havuga. Okay. Mu Cyongereza baravuga ngo for you are bought with a price. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Urumva ko Igifaransa n'Icyongereza bivuga kimwe neza. Ubwo twaguzwe igiciro, reka duhimbaza Imana mu mibiri yacu no mu mwuka wacu by'Imana. Nuvuga ngo umubiri wacu n'umwuka wacu ni umwihariko w'Imana, cyangwa se ni umwandu w'Imana, ndetse ni ubutunzi bw'Imana, ni iby'Imana, kuko twamaze kugurwa. Ntabwo tukiri abacu kugira ngo twigenge. Ni ukuvuga ngo ari umubiri wacu ari umwuka wacu natwe ubwacu cyangwa se ubugingo bwacu turi Imana. Niyo mpamvu rero tugomba guhimbaza Imana, haba mu mubiri wacu, haba mu mwuka wacu, haba mu bugingo bwacu. Tugomba guhimbaza Imana kuko byose ari iby'Imana. Oh haleluya! Duhimbaza Imana kuko byose ari iby'Imana. Reka twongere dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma. Rwose aha hantu ngira ngo ni naho haturuka imyizerere igaragaza ko mu mwuka rwose nta kibazo na busa dufite. Twera nk'uko Imana yera. Nubwo iryo jambo ntaho riba muri Bibiliya. Kuvuga ngo twera nk'uko Imana yera ni ukwisumbukuruza kabisa, kuko na shitani ibyo byaramunaniye. Yashatse kwisumbukuruza ngo yigereranye n'Imana, biranga bimuviramo kumanurwa hasi cyane kabisa ikuzimu. Muri uyu murongo rero haravuga hati, mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 10. Abaroma 8 umurongo wa 10 haragira ngo niba Kristo aba muri mwe, nuko umubiri ngo nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Ahangaha se uyu mwuka wo ukiranutse ute? Ntacyo turabyumva neza tu. Reka dusome no mu zindi ndimi twumve uko havuga. Mu Gifaransa haragira hati, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Umubiri urapfuye kubw'ibyaha. Umubiri urapfuye kubw'ibyaha, ariko umwuka wo ufite ubugingo kubera gukiranuka. Ahangaha rwose nanone hatumye ntekereza uburyo uyu mwuka ahandi witwa umutima. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Urumva iyo wijeje umutima wawe ubarwaho gukiranuka. Imana ikwita umukiranutsi kuko wijeje umutima. Nyamara mu mubiri uba upfuye kubw'ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibyaha byagize ubuhungiro, ibyaha by'umuntu bisa naho baze yabyo, cyangwa se depo yabyo, cyangwa se ahantu nyine byirunze cyangwa se byihishe. Ubwihisho bwabyo ni mu mubiri.
ibyaha biri mu mubiri, ariko mu mwuka kubwo kwizera turakiranuka ku Mana, kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Reka twumve mu Giswahili uko avuga. Giswahili ariko naho ni kimwe tu. Urumva umubiri uba upfuye kubera ibyaha, ariko umwuka wo uba ukiranuka. Umwuka wo uba ufite ubugingo, umwuka uba ufite ubuzima kubwo gukiranuka. Bakundwa, ahantu yaba twari tuhumvise neza, kuko ndashaka kuhatinda kabisa, ndashaka kuhashinga agati kubera ko niho ruzingiye. Bakundwa, ubu niba twitwa bera n'abaziranenge, ntimugire ngo ni ukubera ikindi. Si uko twakoze neza, si ukubera yuko hari ibintu twabashije kubahiriza, si ukubera ko hari ibyo twatanze, si ukubera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ni uko twizeye wa wundi utsindishiriza abanyabyaha, none uko kwizera kwacu kukaduhanirizwa no gukiranuka. Abaroma 4:5. Twebwe nta kindi twakoze, twizeye gusa wa wundi utsindishiriza abanyabyaha, noneho kwizera kwacu kuduhanirizwa no gukiranuka. Kandi kubera ko umuntu nyine yizeza umutima akabarwaho gukiranuka, yakwatuza akanwa agakizwa. Siko Pawulo abivuga mu Baroma 10 harya, Abaroma 10 umurongo wa 9 n'uwa 10. Umuntu yizeza umutima akabarwaho gukiranuka. Uko rero niko Pawulo yanditse mu gice cya 8 ku murongo wa 10 avuga ati, niba Kristo aba muri mwe, nuvuga ngo abizeye Kristo mbese ni babandi bamukinguriye imitima yabo, noneho Kristo araza yinjira mu bugingo bwabo. Baravuga, Pawulo akagira ati, rero niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Niyo mpamvu uyu mwuka wizeye amaherezo yawo ni ugusubira ku Mana yawutanze. Ibyo twabibonye mu Mubwiriza 12:7. Uyu mwuka wizeye amaherezo yawo ni ugusubira ku Mana yawutanze. Noneho wa mubiri, uyu mubiri w'ibyaha, wo ngo ugasubira hehe? Mu mukungugu aho waturutse. Reka turebe uyu murimbo Petero yavuze, uyu murimbo tubasha kurimbisha umwuka wacu. Turebe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 4. Kaduhere ku wa 3 wenda kugira ngo tuzumve neza, ariko ijambo shaka riri ku murongo wa 4. Aragira hati, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utagira umurimo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere, umurimbo w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo w'imbere uhishwe mu mutima. Aho mu mutima w'umuntu rero ni naho hari umwuka. Ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka. Numva ni umurimbo w'umwuka ahangaha turi gushaka cyangwa se turi kuvuga, kuko umubiri nawe ufite ukuntu urimbishwa. Umubiri ufite ukuntu urimbishwa, ariko noneho turashaka kurimbisha umwuka. Uwo murimbo w'umwuka rero ugomba kuba ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Uwo murimbo w'umwuka, ndashaka uwo murimbo w'umwuka. Mu Gifaransa baravuga ku murongo wa 4 ngo, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Wa murimbo w'imbere urishwe mu mutima, la parure incorruptible d'un esprit doux, umwuka w'ubugwaneza kandi w'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Uwo ni wo murimbo w'umutima, umurimbo w'umwuka. Urumva, umwuka ari mu mutima wacu, kandi mu mutima murabizi ko ari mu bugingo, ariko kandi n'uwo mwuka nawo uri mu bugingo, uretse ko ari ingingo nyine cyangwa se ari ibice, ariko wenda tuvuze ingingo niho byakumvikana neza, kuko umubiri wose ufite ingingo nyinshi kandi buri rugingo rufite umumaro warwo. Rero nk'uko twabyumvise nakomeje kubivuga rwose, kandi bigaragara neza no muri Bibiliya, mu mwuka wacu, uwo mwuka nyine uri mu mutima wacu cyangwa se uri mu bugingo bwacu, uwo nguwo niwo Imana, ni nk'ako gutwi basi, ni nk'ako gutwi nyine k'ubugingo, ariko bubasha kumva iby'umwuka. Noneho nk'uko ubugingo bufite umubiri cyangwa se bufite umubiri ufite ugutwi kubasha gusumira, ubundi iki Kirundi, amatwi ansumira mbwira ko. Urumva, uku gutwi k'umubiri hari icyo kumenyesha ubugingo. Ubugingo bwacu bwumva ibyo hanze bukoresheje ugutwi k'umubiri. Uku gutwi k'umubiri niko kubwira ubugingo ibiri kuvugirwa hanze cyangwa ibiri gukorerwa hanze. Umwuka wacu rero, umwuka wacu nawo niko gutwi k'ubugingo, ubugingo bubasha kumvisha umwuka cyangwa se imyuka. Niba ari Imana ivuze, ni umwuka wacu wumva, noneho ukamenyesha ubugingo uti, cyangwa se ubugingo bukamenya ngo Imana ivuze ngo. Niba ari Satani nawe uvuze, ubugingo bukamenya ngo Imana ivuze ngo, ariko nyine binyuze he? Muri wa mwuka cyangwa cya gice cy'umwuka ugize ubugingo. Ahantu ntibyumvikana kweri. Ubugingo ari we muntu muzima, ubugingo buzima ni we muntu muri rusange. Être humain, ikiremwa muntu, n'ubwo bugingo nyine bw'umuntu buzima. Kandi ubugingo bw'umuntu buzima twabonye ko ari ubufite umwuka bukagira n'umubiri. Rero ubugingo bubasha kumva neza ijwi ry'Imana cyangwa rya Satani bukoresheje umwuka wabwo. Umwuka w'ubugingo niwe ubasha kumva umwuka w'Imana cyangwa ukumva umwuka wa Satani. N'uku gutwi rero k'umubiri nako niko ubugingo bwacu bubasha kumvisha ibikoreka hanze. Noneho muri ya santrale y'ubwonko cyangwa se y'ibitekerezo, n'ubwenge n'inama n'imigambi bigafatwa n'ubugingo. Ni ubugingo bufata icyemezo. Ko numvise ijwi ry'Imana rivuga gutya, nkaba numvise na Satani nawe avuga gutya, kandi urusaku rwa kamere narwo nyine urumva umubiri ufite ibyo wumva bijyanye nyine n'isi. Hari ibyo amaso yabonye, hari ibyo amatwi yumvise, irari ry'umubiri naryo rirazamutse. Ubugingo bwacu nibwo bushyira mu gaciro, bukavuga butumva rero wa mubiri we rwose umenye ko ibyawe urwaye rwaraciwe kwanza, wowe uri wo kurimbuka, nta mpamvu rero yo kuntesha umwanya. Rero uko gutwi k'umwuka nako kumva Imana, kukumva ijambo ry'Imana riti humura ndi kumwe nawe, ubugingo bugasubizwamo intege, uvuga ati rero ubwo ndi kumwe n'Uwiteka sinzanyeganyega. Bakundwa, ibi bintu ukuntu numva bindyoheye, sinzi icyampa namwe mukabyumva mutyo kweri. Ubu bugingo bwacu buzima rwose bubasha
gusohoza ubushake bw'Imana igihe cyose duteze ugutwi ku mwuka, tukumvira umwuka. Dawidi yavuze neza ati ijambo ryawe naribitse mu mutima wanjye. Kandi aho mu mutima nyine mu zindi mvugo ni naho mu mwuka w'umuntu, cyangwa ni naho hari umwuka w'umuntu. Kandi iyo twumva nyine iryo jambo rya Kristo mu mwuka wacu, hari ukuntu ubugingo busubizwamo intege, umubiri washaka kuzana ibyawo, ubugingo bukifashisha ya ntwaro bufite mu buryo bw'umwuka, noneho bukabasha kunesha za ntambara zo mu ngingo zacu. Ibi nibyo Pawulo yavugaga ati hari intambara hagati y'umwuka n'umubiri. Umubiri ufite ibyo ushaka, ariyo kamere nyine. Kamere muntu ni kamere y'icyaha, ariko kandi Imana ishimwe kubera ko yaduhaye umwuka wayo, twebwe abamwizeye nyine, abamwemereye, abemereye Imana mbese bakiringira ubutabazi bwayo. Imana yabahaye intwaro babasha gukoresha mu gihe cyo kurwanya kamere. Rwose ubugingo busubizwamo intege iyo buzi neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu dukeneye kugira ijambo ry'Imana mu mitima yacu, umwuka wacu ugahora iteka witeguye kohereza mesaje ku bugingo. Imana iravuga ngo, Imana ivuze itya. Uwo niwe muntu muzima uzibutse aya matwi yombi, ari mu mwuka arumva, ari mu mubiri arumva. Kandi uyu muntu nyine ufite ubugingo buzima wamaze kumenya ukuri, kuko kwa kuri ngo niko kutubatura. Uyu muntu yamaze kubaturwa, arabona neza, azi neza aho yagwiriye, cyangwa azi icyamutandukanije n'Imana. Ubu ngubu arakizi, none agiriwe ubuntu, agaruwe mu mwanya we. Imana irashaka gukomeza kuvugana nawe, kumuyobora, kubana nawe. Imana yaciye iyo nzira binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo. Imana itubabarira ibyaha byacu byose, itwezaho imyanda yacu yose ya kera. Ubu ngubu duhindurwa irobe rishya. Niyo mpamvu natwe tugomba kugendera mu mucyo w'ubugingo. Ubu bugingo bwamurikiwe, ubu bugingo bwamaze kumenya ukuri, ubu bugingo bufite ubuzima bw'Imana muri bwo. Ariko uzi kuba wumva ukomeye, umeze neza, ariko kandi ukaba ufite n'ubundi bwishingizi. Uvuga uti naho haza umunyamaboko umeze gute, uvuga uti naho yanesha jyewe, hari uwo adashobora kunesha. Urumva uburyo ubuguwe neza, uburyo bukomeye. Imana yaratubabariye, itubabarira ibyaha byacu. Ubwo niyo mahoro dufite ku Mana. Noneho tumaze kubabarirwa rero, duhabwa n'indwaro zose z'umwuka zibasha gutuma tunesha. Murumva atari amata by'aya mavuta. Dufite amahoro ku Mana kuko twarababariwe, twarejejwe, kandi uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Sinzi wenda iryo somo nzaritanga mu mwanya waryo, uburyo twejejwe, uburyo twejejwe imyanda yacu yose. Ariko ahangaha nk'uko navugaga, ndagira ngo ne kuba muremure cyane, nibyo navugaga mu Baroma nyine igice cya 8 umurongo wa 10 bagira ati niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima kubwo gukiranuka. Turi bazima mu buryo bw'umwuka kubera yuko twarizeye mu mutima wacu, twarizeye. Tumaze kwizeza umutima wacu, Imana itubaraho gukiranuka. Urumva ubugingo bwacu burarizi neza, buzi ko turi abakiranutsi imbere y'Imana, bidaturutse ku byo twebwe twakoze, ahubwo biturutse ku by'Imana yakoze. Noneho babandi rero babazweho gukiranuka kw'Imana, noneho bahawe n'intwaro sasa zibasha kubafasha kurwana iyo ntambara yo kwizera, bakabeshwaho no kwizera, mbese bakabaho ari abera nk'uko iyabejeje nyine ari iyera, nk'uko ijambo ryababyaye ari iryera, nk'uko umwuka utuye muri bo ari uwera. Mbese nabo bagahora bifuza
bifuza bwa buzima bwo kwera nyine. Umubiri watangira gusakuza tukawucecekesha, byashaka gusa naho bidukomerana tukiyambaza za ntwaro nyine zo mu buryo bw'umwuka twahawe. Murumva ibi bintu atari uburyohe kweri? Ahangaha rero niho umuntu wakijijwe nyabyo kandi wigishijwe nyabyo agera akavuga ati jyewe ntabwo ngikeneye kwirirwa nsaba Imana iherezo ryiza kubera ko namaze kuribona. Ibanga nararimenye, ni Yesu Kristo muri jye, uwo niwe byiringiro by'ubwiza. Ubwo mfite uwo mwuka w'Imana muri jye rero, ari we Kristo Yesu muzima nyine muri jye, ubwo uwo mwuka ubwawo ni ingwate, ni ikimenyetso simusiga yuko ndi uw'Imana. Kw'ibyo rero sinkirimbutse ukundi. Aho niho ibintu by'agakiza bibera navuga nakoresha iyihe mvugo mu Kinyarwanda kugira mbese bibera ihame, bibera impamo, ibintu by'agakiza. Apana ibintu byo kujijinganya ngo niba nzapfa niba nzakira biba bizajya oya, byararangiye, twamaze gukizwa, ubugingo bwacu burashinganye ku Mana, kandi igihamya ni umwuka wa Kristo turimo, uwo mwuka w'Imana udutakisha ngo Aba Data. Urahagije kugira ngo tumenye neza yuko twebwe nta cyatuvutsa ubwami bwa Data. Turi abana, kandi ubwo turi abana turi n'abaragwa. Ibi byiringiro tubifite muri twe nk'igitsi ku mutima. Ibyo turabizi neza, ariko noneho ahantu tugomba kuba maso, kandi ibi n'ubundi bituruka kuri kwa kutamenya ijambo ry'Imana icyo rivuga. Abantu bagafatira ibintu mu kirere gusa, mu bwonko bakakira ka gakiza ko mu bwonko, bakatuzwa agakiza wa mugani, bagasubirishwamo amagambo avuzwe Mana yanjye. Abo ngabo bo nta byiringiro bizima bagira mu mitima yabo, ntibishoboka. Ariko umuntu wumvise neza ijambo rya Kristo, ubu ngabo afite guhamya ko ari umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Umwanzi ntashobora kumubeshya rero, uko icyo ngicyo nacyo Mana yanjye tuzakivuga kandi dushize amanga. Ikintu cyo kuvuga ngo ngo Imana ngo yaratubyaye, ngo dufite ADN yayo, ngo turere 100%. Reka icyo nzakivuge mu mwanya wacyo. Ndabona